ariko mu by'ukuri ukwiye kuvugwa n'umwe, ukwiye kubwirizwa n'umwe, ibigwi bifitwe n'umwe, niwe wagize icyo akora kirakoreka, kandi yagikoreye kugira ngo abazagisobanukirwa bahundagazweho imibereho myiza ituruka kuri uwo nyine mutangabugingo, uwahanze byose, ubeshaho byose, uwaremye byose, kandi byose niwe byaremewe. Umuntu aba gute icyaremwe gishya? Ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe umuntu ahora yifuza kuba icyaremwe gishya, hari igihe umuntu yifuza kuba mushya, hari igihe umuntu yifuza kuba wakwifuzwa n'Imana, hari igihe umuntu yifuza kuba wakundwa n'Imana, hari igihe umuntu yifuza kuba nawe ubwe yumva anezerewe, yinezerewe, afite imibereho imunejeje. Ariko se umuntu yaba icyaremwe gishya gute? Birashoboka ko wiyirije ubusa kenshi ntiwaba icyaremwe gishya. Birashoboka ko wakurikiye ibyigisho by'abantu benshi ndetse wemera hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, ariko ntiwahinduka icyaremwe gishya. Mbese ntiwumva ko uhindutse, ntiwumva ko ubaye mushya, ntiwumva ko utakiri wa wundi wa kera. Ariko ndagira ngo tutindaho gatoya, ese umuntu aba icyaremwe gishya ate? Ese no kwiriza ubusa cyane? Ese no gusenga cyane? Ese no kuba muri korari igihe kinini? Ese no gucuranga cyane muri eglise? Ese kuba icyaremwe gishya bituruka mu yihe nzira? Imana yunze natwe irangije duha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ndashaka kuvuga iki ngiki nanone kuri cyo, nuko nta muntu Imana ikoresha atariyunga nayo. Nureba Yesaya mu gice cya 6 uzabona ko nawe ngo yari umunyaminwa yanduye, ngo ariko umunsi bamukozaho ikara ryaka ku munwa, ndetse ngo Imana yabanje kuvuga ngo ndatuma nde, aravuga ati nge ndi umunyaminwa yanduye. Ariko Imana imaze kumukozaho ikara ryaka, imukuyeho ibyaha, hanyuma aravuga ngo noneho ndahari kugira ngo untume. Umuntu Imana ituma, umuntu Imana ikoresha ni umuntu yamaze kwiyunga nawe, kandi nawe umurimo imuha ni uwo kujya kubwira abantu iby'ubwo bwiyunge. Murongo wa 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, ngo ariko noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nkunda kumva abantu bavuga ati uriya muntu afite ijambo, atagira ijambo. Ariko nirihe jambo? Ijambo nyamukuru abantu bakwiriye kubwirwa si irindi, ahubwo ijambo nyamukuru ni uburyo Imana yiyunze nabo muri Kristo. Turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, mwe mukunda ibiganiro tunyuza kuri YouTube channel Ijuruntirikorerwa TV no kuzindi mbuga dukoreraho uyu murimo w'ivugabutumwa, harimo nka TikTok, harimo Instagram ndetse na Facebook page, nazo zikaba zitwa gutyo Ijuruntirikorerwa TV. Ndabasuhuje kandi ndabashimira ko mudukurikira. Ni iby'igiciro cyinshi kuri twe kubona ko turi kumwe namwe, kubona ko mudukurikira, kubera ko mutadukurikira natwe nta biganiro twashyiraho, tubishyiraho kubera ko tuzi ko mudukurikira. Ubwo rero nabasuhuzaga kandi mbashimira, mukomeze mubane natwe kugira ngo dukomeze gusangirira hamwe umunezero uturuka ku gusobanukirwa ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Ngewe uvuga amazina asanzwe nitwa Emile Nshimiyimana. Kubo dusanga mu biganiro muranzi, kubo tudasanganywe namwe ndabibwiye kugira ngo tuze kugendana twamenyanye. Ni karibu, mwiyumve mwikaze, tubane, muduhe comment, mukande subscribe ku batarabikora, mukande share kugira ngo ibyiza mwamenye bigere no ku bandi, kubera ko twaherewe ubuntu kugira ngo dutangire ubundi. Geza rero kubanda amakuru meza wamenye kugira ngo nabo banezeranwe natwe, banezeranwe n'abera bose ku isi yose, basobanukiwe neza umurimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Hari byinshi hanze aha abantu bavuga bakabyita ubutumwa bwiza, bakabyita ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri ukwiye kuvugwa n'umwe, ukwiye kubwirizwa n'umwe, ibigwi bifitwe n'umwe, niwe wagize icyo akora kirakoreka, kandi yagikoreye kugira ngo abazagisobanukirwa bahundagazweho imibereho myiza
ituruka kuri uwo nyine mutangabugingo uwahanze byose ubeshaho byose waremye byose kandi byose niwe byaremewe. Uwo ni Yesu Kristo, niwe tuvuga, niwe tubwiriza, niwe twamamaza. Ntituvuga ibyacu kubera ko hari n'abavuga ibyabo, ugasanga umuntu arimo aravuga uburyo azi kwiriza ubusa, uburyo ari umuririmbyi ukaze, uburyo azi kwantona indirimbo, uburyo mu by'ukuri ajya atanga ibye n'ibindi byinshi, imisozi yagiyemo gusenga, ubutayu yagiyemo gusenga n'ibindi nk'ibyo. Twe rero ntabwo tuvuga ibyacu, turavuga iby'uwo, kubera ko ibyacu nta muntu byakiza, ibyacu nta muntu byahesha ijuru, nta n'iby'umuntu kuko byakiza undi, ahubwo hari uwakoze, icyo yakoze kirakoreka kandi kiremerwa. Icyo nicyo tuvuga kugira ngo umwizera agubwe neza, aruhukire muri uwo nguwo, abe mu isi azi neza ko afite ubugingo buhoraho kandi atekanire mu wamukijije ari we Yesu Kristo. Ndagira ngo dusangire amagambo mu Bakorinto ba kabiri cyangwa se mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abera b'Ikorinto, igice cya 5 guhera ku murongo wa 19 wa 17 preto niwo duheraho. Haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Turakomeza, ariko ndagira ngo mpiniye aho kugira ngo tuganire. Baratubwiye ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya ni muntu ki? Icyaremwe gishya kiboneka gute? Umuntu aba gute icyaremwe gishya? Ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe umuntu ahora yifuza kuba icyaremwe gishya, hari igihe umuntu yifuza kuba mushya, hari igihe umuntu yifuza kuba wakwifuzwa n'Imana, hari igihe umuntu yifuza kuba wakundwa n'Imana, hari igihe umuntu yifuza kuba nawe ubwe yumva anezerewe, yinezerewe, afite imibereho imunejeje. Ariko se umuntu yaba icyaremwe gishya gute? Birashoboka ko wiyirije ubusa kenshi ntiwaba icyaremwe gishya. Birashoboka ko wakurikiye ibyigisho by'abantu benshi ndetse wemera hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, ariko ntiwahinduka icyaremwe gishya. Mbese ntiwumva ko uhindutse, ntiwumva ko ubaye mushya, ntiwumva ko utakiri wa wundi wa kera. Ariko ndagira ngo tutindaho gatoya, ese umuntu aba icyaremwe gishya ate? Ese no kwiriza ubusa cyane? Ese no gusenga cyane? Ese no kuba muri korari igihe kinini? Ese no gucuranga cyane muri eglise? Ese kuba icyaremwe gishya bituruka mu yihe nzira? Ariko ntago twamenya icyaremwe gishya tutari twamenya icyaremwe cya kera cyangwa se umuntu wa kera. Umuntu wa kera byagenze gute? Noneho nitumara kubyumva turamenya noneho uburyo umuntu yaba mushyashya. Umuntu wa kera yabonetse kubwo kuremwa kwa Adamu, niwe wa mbere Imana yaremye muremera umufasha witwa Eva. Ariko igihe cyarageze, nubwo bari beza bakiremwa, igihe cyarageze umwanzi Satani arabariganya biciye muri Eva, ababwira ko bakora iki Imana yababujije, ababwira ko kugikora ntacyo bizabatwara. Aravuga ngo gupfa ntimuzapfa nk'uko Imana yababwiye, ahubwo muzamera nk'Imana. Hanyuma rero Eva arabyemera, asoroma ku mbuto Imana yababujije arazirya, ngo aza no guha n'umugabo we nawe arazirya. Icyaha kiba kinjiye mu muntu, umuntu ababaye nabi, umuntu abarahumanye, umuntu abaye umugomeramana, ariko abaninjiye mu buzima bubi bwose. Nimvuga ubuzima bubi, naho kubaho nabi byatangiriye, n'ubuzima bw'icyaha, ariko n'ingaruka zacyo birumvikana. Ubuzima bw'ibibazo, ubuzima bwo kwifuza kutarangira, ubuzima bwo kutanyurwa, ubuzima bwo guhangayikira ejo hazaza, ubuzima bw'uburwayi, ubuzima bw'ubupfubyi, ubuzima bw'ubugumba, ubuzima bw'urupfu. Mbese ubwo buzima bubi bwose aho buva bukagera, twanga, tudashaka, tuba twumva butugoye, butubangamiye, ubwo buzima bubi bwose bwaturutse ku cyaha. Ariko reka ngaruke ku iki ngiki. Ubwo twari muri abo babiri baremwe, cyangwa umwe waremwe akaremerwa n'umufasha we,
burya bahumanye natwe twari duhumanye, icyaha cyinjiye cyabaye uruhererekane ku bantu bose, nawe wavutse wanduye uvuka uhumanye. Niyo mpamvu wagerageje gukiranukira Imana bikanga, suko hari icyo utakoze, suko uri mubi, waragerageje, ariko ya kamere y'icyaha ukomora kuri Adamu na Eva irakuzitira, ikubera imbogamizi, ikubera ingorabahizi. Waragerageje ndabizi, ariko ntabwo byakunze. Icyaremwe rero cya mbere nicyo ngicyo, icyaremwe cya kera nicyo ngicyo. Ni umuntu ukomoka kuri Adamu, uvuka ari umunyabyaha, akavukana kamere y'icyaha, akagerageza gutunganya amategeko y'Imana, akagerageza kugira ngo yirinde icyaha n'igisa nacyo, ariko kubera ko afite ka kamero k'icyaha bikamunanira. Ngiki kibazo cy'ingorabahizi, kandi kuba byakunaniye bihita bituma wumva neza ko mu by'ukuri ufitanye ikibazo n'Imana, ugahita wumva ko itagukunda, ugahita wumva ko uzanarimbuka, kubera ko ibyo by'ibyaha ni urupfu, kandi ukabona urakora ibyaha ukibaza amaherezo yabyo. Reka mvuge ngo ni naho ngaho bipfunditse ubundi no kugira ubuzima bubi bwose. Ni ukuba uzi neza ko hari Imana nk'umucamanza, hari Imana izakubaza ibyo wakoze byose, ariko ukumva no kwibuza gukora ibi ntabwo bishobora, hashingiye kuri ya kamere y'icyaha, ukarwana nayo. Rero uko ubundi urwana n'icyaha, urwana nacyo kugira ngo wumve ko wagira amahoro mu mutima, kubera kuba wumva neza ko gukora ibyaha bitaguha amahoro, kandi ko bikujyana amaherezo ari mu rupfu rw'iteka, cyangwa se mu gihano cyo kurimbuka, ukajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ugerageza kurwana nabyo rero bikanga, ukisanga n'ubundi ibyo wanga n'ibyo usanga wakoze. Ariko reka nkubwire ngo si we wenyine, ni abakomoka kuri Adamu na Eva bose aho bava bakagera. None rero wakwibaza ngo nacika gute iby'ubwo buzima? Ntabwo gusenga bizabikukuraho. Niyo wasenga iminsi 40 utarya utanywa, ndetse buri mwaka ukayakora inshuro nk'eshanu y'iminsi 40, ntirengagije ay'itatu, ntirengagije ay'umwe, mbese ayo masengesho yose ntiyakugira icyaremwe gishya ngo ubeho utsinda icyaha, ubeho uri umuntu utagira icyaha imbere y'Imana. Niyo rero waririmba muri korari ukubahiriza gahunda za korari, niyo waba uri umushumba ushumbya abandi, niyo waba mwarimu, niyo waba umuvugabutumwa, niyo waba ukora ibimeze bite, ntabwo byakugira icyaremwe gishyashya. Ukomeza kwisanga uri wa wundi, mubaza kwatura ibyaha nawe uzamo, mubaza kubyihana nawe uzamo. Ntabwo yari yo nzira, mu yandi magambo, yo kuba icyaremwe gishya. Bavuze rero ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Nyamara n'ubundi abantu benshi bavuga ko bizeye Yesu, bavuga ko bari muri Kristo, ariko ndagira ngo turebe mu by'ukuri, ese ko kuri icyaremwe gishya, ese koko mu by'ukuri ntucyumva ko uri umunyabyaha? Kuko birasaba ngo rya vuko ry'icyaha rihinduke, umuntu yakira ivuko rishyashya. Yesu rero niwe wakoze ibyo twasabwaga, niwe wakoze ibikwiriye, niwe wakoze ibyuzuye. Ni ijambo wari uhoranye n'Imana ngo nta cyaremwe kitarimwe nawe. Uwo niwe waje mu isi avukira mu isi, yambara umubiri w'abantu, kandi yari Imana, ari ukugira ngo acungure umwana w'umuntu, ari ukugira ngo ducungure twebwe abananiwe gukiranuka, abananiwe gukora ibyo Imana ishaka mu mwuzuro wabyo. Noneho adukorere ibyatunaniye, ariko agamije kugira ngo uzamwemera, uzamwizera, azabarweho iby'uwo nguwo yakoze, azabarweho ibyo Yesu yakoze. Noneho bikugire umukiranutsi, umuziranenge, umuntu Imana itabaraho icyaha. Icyaremwe gishya rero ni umuntu umeze nk'uko Yesu ameze. Icyaremwe cya kera ni umunyabyaha ukomoka kuri Adamu na Eva. Icyaremwe gishya ni umuntu wagabanye gukiranuka kwa Yesu Kristo kubwo kumwizera, akaba mu isi yarabazweho kwera kwa Yesu, gukiranuka kwa Yesu kutagira inenge, kutagira icyaha, kuzuye 100% kubera ko ari ugukiranuka k'ubumana. Uwo niwe muntu umeze utyo, niwe cyaremwe gishya, niwe ntungane, niwe mukiranutsi, niwe muntu wuzuye, wuje iby'Imana ishaka, iby'Imana ikeneye ku muntu kugira ngo izamujyane mu ijuru. Nawe rero niba warifuje kuva kera kuba icyaremwe gishya, iyo niyo nzira, no kwizera Yesu Kristo, ukizera ko cyambere gukiranuka utabona yarakukuboneye, we yarakiranutse birakunda, yaratunganye birakunda, kandi niwe yabikoreraga, ni nge yabikoreraga, naba ari mu isi yabikoreraga, kandi nawe uri muri abo ngabo, ukemera ko yagutunganiye, yagukiranukiye, kandi ku mwuzuro w'ibyasabwaga byose ngo ubuhindutse umukiranutse. Nk'uko wabaye umunyabyaha ku bwa Adamu, wavutseho kubwo kumuvukaho gusa, ukisanga uri umunyabyaha ku rugero rwuzuye 100%, ni kuba umukiranutsi ku bwa Yesu nawe umuvutseho. Kumuvukaho no kwizera ibyo yagukoreye, Imana ikakugira umukiranutsi, ariko ikubazeho gukiranuka kuwa kiranutse ari we Yesu Kristo. Kabiri,
turi ibyaremwe bishya kubera iki? Kubera ko burya mu rupfu rwa Yesu Imana yarangirijemo ikibazo cy'icyaremwe cya mbere. No kuvuga ngo Yesu yagombaga gupfa atari kugira gusanga igitambo cy'ibyaha byacu, ahubwo kwari no kugira ngo umunyabyaha nkanjye ukomoka kuri Adamu mfire muri uwo nguwo, mfire muri Yesu Kristo, mbese ivuko ryanjye rya kera ryibagirane rikurweho burundu mu maso y'Imana, Imana yibagirwe ngewe wa kera, hanyuma mu kuzuka kwa Yesu Kristo haboneke insinzi, haboneke umukiranutsi, haboneke umuntu mushyashya utagira icyaha. Uwa kera yapfuye, ntago Imana yazuye uwa kera, ahubwo Imana yazuye umushyashya wera utunganye 100% mu maso y'Imana, umeze nk'uko Yesu ameze. Icyo nicyo cyaremwe gishyashya. Ntago ari ibintu umuntu akorera, ntago ari ibintu umuntu ashakisha, ntago ari ibintu umuntu ahihibikanira, ahubwo ni ukwizera urupfu rwawe muri Kristo, ukizera ko umunyabyaha yapfuye, ahubwo kandi ko yanibagiranye ku Mana, ko Imana itakibuka umuntu wawe wa kera, hanyuma mu muzuko wa Kristo Imana ikaba yarazuye umuntu mushyashya ubanye n'Imana amahoro, usa nk'uko Yesu asa, nk'uko Imana itakwiyanga, ukaba wumva ko Imana ari kwigukunda kandi gukundira muri Kristo Yesu. Ni ibintu byiza, ni ibintu biryoshye, ni ibintu mu by'ukuri umuntu wese akeneye kumenya, nawe urabikeneye, kandi nta kindi biturukaho no kwizera. No kwizera ko umuntu wawe wa kera yapfuye, yapfiriye muri Kristo ubwo yapfaga, hanyuma Imana ikamwibagirwa, Imana yazura ikazura icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ibyo rero iyo byizeye ko Imana ntikubaraho icyaha na kimwe, ariko n'umutima wawe ukubwira kuri amahoro, ukubwira ko nta kibazo ugifitanye n'Imana, ukaba mu isi warababariwe, ukaba mu isi waremewe, ukaba mu isi waratsindishirijwe, ukaba mu isi utunganye 100% nk'uko mu by'ukuri n'Imana nayo itunganye. Ibyo rero bimeze nk'aho ari ibintu bitoya, kubera ko batari kubwira ibyo ugomba gukora, ariko mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane, nicyo gihindura imibereho, nicyo gihindura ubuzima bw'umuntu wese. Umuntu akabaho koko ari icyaremwe gishya, yibwira gushyashya, yibwira ibishyashya, atibwira ibya kera. Arega ibyo wibwira nibyo uri byo, ibyo wibwira ibyo utekereza nibyo ubabyo. Izere icyo ngicyo maze urebe ngo n'ubuzima bwawe burahinduka. Wizere ko muri Kristo wapfuye, ariko muri Kristo ko wazutse, ko wabaye icyaremwe gishya, ko wera, kuri umuziranenge, ko nta cyaha Imana ikubaraho. Ibyo nubyizera, reka mvuge ngo n'imibereho yawe nyine koko izabisa n'ibyo wizeye, izabisa n'uwo wizeye, izabisa na Kristo. Uzaba wimutse uvuye mu muntu wa kera winjiye mu muntu mushyashya, none uzatangira no kugenda bishingiye kuri ibyo wizera. Niba bahora bakubwira ngo uri umunyabyaha, bahora bakubwira ngo uri mubi, niba bahora bakubwira ngo uri umunyorogoto, nawe ukabyivugira ngo Mana ngo turebe ngo turi iminyorogoto, ngo turi abantu b'iminwa yanduye, mbese n'ibindi byinshi cyane. Niba bahora bakubwira gutyo, nawe ukizera gutyo, uzaba uri umunyaminwa nyine wanduye, ngo turareba tugacumura, twavuga tugacumura, twatekereza tugacumura. Ibyo byose niba ari byo wizera, uzaba ibyo ngibyo nyine. Birasaba ngo uhindure icyerekezo, uhindure ibyo wizera, noneho wizere ko muri Kristo wabaye icyaremwe gishya, kuri mwiza, kusa nuko Imana isa, ko nta tandukaniro ryawe na Kristo mu maso y'Imana. Ibyo nubyizera, no selemaki uri bugira amahoro mu mutima, no selemaki uri butunga ijuru mu mutima wawe, ariko n'imibereho yawe izahinduka ihinduwe no kwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Yesu yaravuze ngo ne tugira kwizera guto cyane kungana n'akabuto ka sinapi, tubasha kwimura imisozi igakurwaho ikajya handi. Nawe ubasha kwimura imisozi kubera mu by'ukuri kwizera. Bavuze ngo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, reka ibya kera bishire kubwo kwizera. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ariko ibyo byose kuba icyaremwe gishya bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Ntibavuze ngo bituruka ku fasting, kwiriza ubusa, gusenga, gutura, kuririmba, kugira gute. Ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Nanone ibyo sinabura kubigarukaho, hari abantu benshi batekereza umurimo w'Imana kutari, bakawutekereza mu bindi bintu mu by'ukuri bashobora gukora, bashobora kuzuza, bashobora
byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ikintu cya mbere gikomeye cyane ni ukubanza kwakira ubwiyunge bwawe n'Imana muri Kristo Yesu. Nta kiro watanga kugira ngo wiyunge n'Imana, nta kiro watanga kugira ngo Imana ikwemere, ahubwo wizera ko Imana yiyunze nawe ku bwa Kristo, imaze kwiyunga nawe iguha umurimo wo kuyunga n'abandi. Numara kwiyunga n'Imana nayo izabiguhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Mu yandi magambo ariko ni iki kunga abantu n'Imana? Ni ugutangaza iyo nkuru nziza y'ubwiyunge bwabaye hagati y'umuntu n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Mbese ni ugutangariza abantu inkuru nziza y'uburyo Imana yiyunze n'abari mu isi ikoresheje Yesu Kristo. Ntibikibabaraho icyaha. Turaza kubireba ku murongo uza gukurikira wa 19. Ariko iryo niryo jambo ry'umwuzuro, niryo jambo rizima, niryo jambo abantu bakwiriye kubwirwa, niryo jambo rikiza, niryo jambo rihindura. Nawe ibyo wibwira ko ufite umurimo w'Imana, kuri umukozi w'Imana, kwikorera, ko uri umunyamasengesho, kuri umwinginzi, kuri umucuranzi, kuri umuhanuzi, ko kuri umushumba, kuri umwarimu, kuri umuvugabutumwa, kuri umuki, byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Umurimo wo kunga abantu n'Imana ni ukubabwira iby'Imana yabakoreye muri Kristo. No kubwira abantu ngo ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu Imana yarabyibagiwe ubwo yicaga Yesu. No kubwira abantu ngo Imana yarabababariye, mwakira izo mbabazi mwaherewe muri Kristo Yesu. No kubwira abantu ngo ikibazo mwari mufitanye n'Imana gituruka ku nkomoko yanyu yo kwa Adamu ndetse n'imirimo mibi yanyu yose, icyo kibazo Imana yaragikemuye, igikemuriye muri Kristo Yesu. Uwo ni wo murimo wo kunga abantu n'Imana. Ni ukubabwira uburyo Imana yarangije kwiyunga nabo ikoresheje Yesu Kristo. Imana yunze natwe, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ndashaka kuvuga iki ngiki nanone kuri icyo, nuko nta muntu Imana ikoresha atariyunga nayo. Nureba Yesaya mu gice cya 6 uzabona ko nawe ngo yari umunyaminwa yanduye, ariko umunsi bamukozaho ikara ryaka ku munwa, ndetse ngo Imana yabanje kuvuga ngo ndatuma nde, aravuga ati ngende umunyaminwa yanduye. Ariko Imana imaze kumukozaho ikara ryaka imukuyeho ibyaha, hanyuma aravuga ngo noneho ndahari kugira ngo untume. Umuntu Imana ituma, umuntu Imana ikoresha ni umuntu yamaze kwiyunga nawe, kandi nawe umurimo imuha ni uwo kujya kubwira abantu iby'ubwo bwiyunge. Reka nemere ko kuririmbira Imana ari byiza, waririmba ari kuririmba iby'Imana yakoze byo kwiyunga n'abantu. Reka mvuge ngo gucuranga wacuranga ariko nibyo ukwiriye gucuranga. Reka mvuge ngo kubwiriza wabwiriza ariko nibyo ukwiriye kubwiriza. Reka mvuge ngo gusenga wasenga ariko isengesho ryawe rigomba kuba rishingiye ku byiringiro bidahinduka by'uburyo Imana yiyunze nawe ku bwa Kristo. Wakorera bene data, wakorera bera, wakorera abakiranutsi, ariko byose biraba bishingiye ku bwiyunge bwawe n'Imana muri Kristo Yesu. Murongo wa 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, ngo ariko noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nkunda kumva abantu bavuga ati uriya muntu afite ijambo, atagira ijambo. Ariko niriye jambo, ijambo nyamukuru abantu bakwiriye kubwirwa si irindi, ahubwo ijambo nyamukuru ni uburyo Imana yiyunze nabo muri Kristo. Muri Kristo niho Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Nta muntu uza gukuraho ibyaha, ahubwo ibyaha byawe byakuvuyeho bijya kuri Kristo. Kristo arabihanirwa, Kristo arashenjagurwa, Imana iramuhana, arapfa apfiriye ibyaha byawe, ariko ari ukugira ngo akugire umukiranutsi imbere y'Imana. Reka mvuge rero ngo mu by'ukuri iryo niryo jambo ry'umwuzuro, la parole de la réconciliation mu kindi kirimi, ni ijambo ryo kubwira abantu uburyo Imana yiyunze nabo. Niba iryo ridahari, niba nawe utari wakira ubwo bwiyunge, wibeshya ngo urakorera Imana. Umuntu avukira mu church, akavuka bamutoza gusenga, akabikunda, akabikuriramo, akajya muri korali, agafata izindi nshingano, akaba umudiyakoni, akaba umuvugabutumwa, akazaba pasiteri umenyerezwa, akazaba pasiteri furu, akazaba abarevera, akazaba bande yande. Ariko reka mvuge iki ngiki ko by'ukuri
ijambo rikomeye ukeneye kumenya no kubwira abandi ni ubwiyunge bwawe n'Imana bwabonekeye muri Kristo Yesu, hanyuma ukanakangurira abantu kugira ngo nabo biyunge n'Imana ariko biciye mu kwizera Yesu Kristo. Naho atari ibyo, imirimo yose uvuga ukora, ukorera Imana, ukorera church yawe, iyo yose irapfuye niba utaramenya neza ko nta kibazo Imana ifitanye nawe ariko bishingiye ku kwizera Yesu Kristo. Kuba icyaremwe gishya rero nicyo twahereyeho dusobanura, no kwakira urupfu rwawe muri Kristo, ukakira kuzuka kwawe muri Kristo, ukamenya ngo umunyabyaha yarapfuye, umukiranutsi niwe wazutse, ndi umukiranutsi, ndi uwera, ndi umuziranenge imbere y'Imana ariko mbikesha Yesu Kristo. Ukaba uzi neza ko wababariwe, ko wemewe, ko nta rubanza ugifite ku Mana. Hanyuma umeze atyo ni nawe Imana ihereza umurimo. Uwuhe murimo rero? Imuha umurimo wo kunga abantu n'Imana. Kunga abantu n'Imana byo gute? Gutangariza abantu bari mu isi ko muri Kristo ubwiyunge bwabonetse, ko muri Kristo Imana yabababariye, ko muri Kristo Imana yabemeye, ko muri Kristo nta rubanza bagifite. Ngo nuko rero Abaroma 8 umurongo wa mbere, ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ntabwo nzi uburyo wumva iryo jambo, ntabwo nzi uburyo uryakira, ariko reka mvuge ngo abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Umuririmbyi aravuga ngo natwe dufite iyo nkuge, ngo nagakiza twahawe na Yesu, ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ariko inkuge ivuze iki? Ku gihe cya Nowa abari mu nkuge bararokotse, ariko nawe ndagira ngo umbwire barokowe n'iki? Nuko bazi koga cyane? Oya. Nuko birutse bagasiga umwuzure? Oya. Nuko gusa bari hehe? Bari mu nkuge. Nawe rero iyo nkuge ni Kristo, iyo nkuge ni Yesu. Abari muri Yesu ntacyo umwuzure uzabatwara. Umwuzure reka mvuge ngo ni ibyago Imana izateza abanyabyaha, urupfu rwa kabiri, urupfu rw'iteka. Hanyuma abakiranutsi bo bazareremba hejuru y'ibyo. Nkuko bari mu nkuge yo kugiye cya Nowa barerembye hejuru y'umwuzure, niko abakiranutsi nabo bazareremba hejuru urupfu rw'iteka, bazarugenda hejuru, ntacyo ruzaba rubabwiye, ntacyo rubasha kubatwara. Ariko kubera iki? Nuko uwo bari muri we ntabwo rohama. Mu yandi magambo, inkuge yo kugiye cya Nowa burya niyo yarokoye abantu. Noneho rero nawe ikizakorokora suko uri mwiza, suko ugira ingeso nziza, suko uri ntangarugero, suko ushimwa muri societe, suko uririmba cyane, suko ucuranga cyane, suko uri umwinginzi cyane, suko uzi kubwiriza cyane, suko uzi kwambara ukikwiza, si ibindi nk'ibyo, suko mbese oya, ahubwo no kwinjira mu nkuge gusa. Injira mu nkuge none rero. Reka mvuge ngo ntabwo abantu binjiye mu nkuge ku munota wanyu. Ubwo Imana yari imaze gukinga inkuge sibwo abantu bagiye bakwinjiramo. Oye, bazaga gukomangana bakabwira ati ntago ari njye wafunze, Imana yafunze, ntago bigishoboka kwinjira. Wakwinjiye bigishoboka ko inkuge igikinguye. Niwe yabwirije imyaka 120 abwira abantu nyamara umwuzure uzatera, nyamara ibyago bizica abanyabyaha. Abantu ntibabyemeraga, baravuga ngo no wasaze. Ariko n'uyu munsi niko bikimeze, abantu bari kurya bakanywa, bakarongora, bakajya mu kazi, bakagura amamodoka, bakubaka amazu, bakarihira abana ba minerivare, bakambara neza n'ibindi. Ariko umwuzure uzatera rwose, ntago ari iterabwoba turi kubashyiraho. Umwuzure uzatera, reka mvuge ngo ibyago byagenewe abanyabyaha bizatera uko byamera kose, bitinde bitebuke, ntawe uzi umunsi cyangwa igihe, ariko bizatera. Ariko we wahunze hakiri kare ukinjira muri Kristo, ko ari ubuntu. Ni ubuntu kwinjira muri Kristo, kandi nta kundi kumwinjiramo ni ukwizera ko ibyaha byawe byose, iby'Imana yakuryozaga, ibyo wabazwaga, ibyari kuri dosiye yawe, igihano ngo kiduhesha amahoro cyagiye kuri Yesu. Isaiah 53, Isaiah 53 niko atubwira ngo yashenjagure gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri Yesu. Nawe wizera ibyo ngibyo, wigire mu nkuge, wigire mu bwihisho, ujye mu mudugudu w'ubuhungiro. Kera Abisirayeli barawugiraga umudugudu w'ubuhungiro, umuntu ahungiraga mwaho ngaho ntiyicwaga, byabaga birangiye. Nawe hungira muri Kristo, we wapfuye azira ibyaha byawe, bityo Imana nibona Yesu ntago izabikikwishe, izabibona ko Yesu yamaze guhanwa azira ibyaha byawe. Nikubonaho amaraso ya Yesu ntizabikikwishe, uzaba ubaye uwo kurokoka kandi ubaye uwo kuraganwa n'abera bose, umurage wo mu mucyo ari wo w'ubugingo buhoraho.
mu by'ukuri rero nivugiraga kuba icyaremwe gishya, ariko nanavugaga umurimo nyamukuru Imana yahaye abari mu isi, abamaze kwizera Yesu Kristo, abamaze kugabana impano y'ubugingo buhoraho. Umurimo dufite ni uwo kunga abantu n'Imana. Si indirimbo nyinshi, si amasengesho menshi, si n'ibindi byinshi, ahubwo ni ukubwira abantu ko Imana yiyunze nabo ikoresheje Yesu Kristo kugira ngo abantu babane n'Imana amahoro. Y'ibyo rero bimaze kuba, mu by'ukuri noneho wajya waririmba, wajya wasenga, wajya wakora n'ibindi, ariko uri umukiranutsi, uri intungane, uri uwera, uri umuntu Imana itabaraho icyaha. Ariko reka mvuge ngo n'ibyo bindi ukora biza binyuranye n'ibyo wakoraga, kubera ko nawe ubwo wabaye mushyashya. Niba uri icyaremwe gishya, n'ibyo ukora n'ibishyashya, ahubwo wakugize mushyashya aguha ibishya. Kuririmba uzaririmba ariko mu buryo bushyashya, gusenga uzasenga ariko mu buryo bushyashya. Mbese imirimo yose Imana yageneye abana bayo bayigenderamo. Abefeso 2:10 haravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ariko reka mvuge n'iki ngiki, hari igihe abantu bakunda kutubaza ibibazo by'imirimo, ariko reka mvuge ngo imirimo yose Imana yageneye abana bayo umuntu ayimenya yamaze kugera muri Kristo. Turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nugera muri Kristo n'imirimo myiza uzayisanga muri uwo ngo si uzihimbira, ahubwo kuko Kristo abatuye muri wowe, niwe ukwereka n'icyo ukwiriye kuba ukora, niwe ukwereka ibikureba, inshingano, hanyuma ukagendera mu bushake bw'uwo nguwo. Kandi reka mvuge iki pe, nibyo koko ku muntu Imana yakijije, ku mwana w'Imana, ku mukiranutsi, gukorera Imana birakwiye, kubera ko ninacyo idukiriza kugira ngo yongere ibone abantu mu isi babaho nk'uko ishaka, bagenda nk'uko ishaka, ibasha kuvuga bakumva, bategeka ibyo bakora bakabikora, mbese ikongera ikigaragariza abatuye isi, ariko ibigaragarije nanone mu bo yakijije. Ubwo rero reka mvuge ngo mu gihe cyose utari waba umukiranutsi, ibyo ukora byose birapfuye, ni imfabusa, ntibizibukwa, ntabwo Imana ibizi. Niwe ugomba kubanza ukamenyekana muri yo, ikurebeye muri Kristo Yesu, n'ibindi ukora bikajya byahabwa agaciro. Kandi nibyo mu by'ukuri umwana w'Imana kumvira umubyeyi, kumvira Imana, umukiranutsi w'Imana kugendera mu bushake bw'Imana biranaryoshye, n'ubuzima bwiza, nta n'imvune birimo. Kwa kundi abantu bavuga ko umurimo w'Imana bavuna, oya, nta mvune birimo, kubera ko uba uri kugenda noneho ugendera mu byo wateganyirijwe, ugendera mu byo waremewe, mbese n'urugingo ruri gukora icyo rwaremewe. Nk'ubu ngubu umunwa uri kuvuga, ariko ntago ubangamiwe, kubera ko ni cyo waremewe nyine, waremewe kuvuga. Amaso nayo ari kureba, ariko ntabangamiwe kubera ko yaremewe kureba. Ubwo rero niba hari imirimo Imana yaturemeye muri Kristo ngo tuyigenderemo, iyo tugeze muri we ntago tubangamirwa, ntago turemererwa, ntago umurimo tugora, kubera ko ibyo tuba dukora biba bihura na kamere nshya y'ubumana umuntu aba yaraherewe muri Kristo Yesu. Reka mvuge rero ngo reka nsoreze aho ngaho, nabasobanuriraga uburyo umuntu yaba icyaremwe gishya, akaba mu isi yaremewe, akaba mu isi yarababariwe, kandi akabahawe n'umurimo wo kunga abantu n'Imana, kubwira abantu ubwiyunge bwabo n'Imana bwabonekeye muri Kristo Yesu. Akabahawe ijambo ry'umwuzuro. Reka nyine bimwe abantu bita ngo umuntu afite ijambo kubera akazi kubasaza, kubera akazi kukabya, kubera akazi kubasetsa. Oya, ijambo ry'umwuzuro ni ijambo ribwira abantu uburyo Imana yiyunze nabo muri Kristo Yesu. Ahari mujya munibaza impamvu dukunda kubigarukaho, ariko nta jambo rikiza, nta jambo ribeshaho, nta jambo rihindura, nta jambo rihesha umugisha, nta jambo mu by'ukuri ribeshaho nk'iryo jambo ry'ubutumwa bwiza ribwira umuntu uburyo yababariwe, uburyo yemewe, uburyo yatsindishirijwe, uburyo muri Kristo nta teka giciriweho, nta rubanza gifite. Reka mvuge ngo ni nawo soko y'umunezero. Umuririmbyi yaravuze ngo niyo tangiriro ry'umunezero wanjye, ngo niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Kunezerwa naho bihishe. Twanga kubabwira ngo muzagera kuri ibi munezerwe, muzagera kuri ibi munezerwe, ahubwo tukababwira aho tuzi hizewe, hahisha ibyishimo n'umunezero n'amahoro n'umutekano byuzuye, ureke bya bindi isi itubwira bitajya byuzura, bitajya bishyika, bitajya bigera ku mutima w'umuntu. Mu by'ukuri rero ndabashimiye ko mwadukurikiye kuva ikiganiro cyatangira kugeza aka kanya. Ndibwira ko mwungutse byinshi, ndibwira ko habonetseho mu by'ukuri kuzamurwa, gukura, kwegezwa imbere mu buntu bw'Imana. Niba wari utarizera
ibituma wizera n'ibyo twavuze. Nimba warizeye kandi ndibwira ko hari ibishyashya wongerewe ku byo wari warahawe, tuzakomeza kubana, tuzakomeza kuganira. Mugume hafi, mukande subscribe, musharing ibiganiro byacu, muduhe comment kugira ngo dukomeze twinteracting, dukomeze tubane bya hafi. Ahandi rero amahoro Imana itanga arutayo nasobanura abana n'imitima yanyu none iteka ryose. Amen.